Muraho neza ya ni wa muhungu wanyu Emmy garutse ahangaha turi kuri dashboard ya Binance. Dashboard ya Binance ku bantu bafunguye Binance akaba ari ubwa mbere, biraterwa ngubwo ndaza kuza kukwereka uburyo wafungura Binance. Okay, ariko reka mbanze ngire icyo mvugaho kuri Binance cyangwa se icyo kintu kinzanye kuri Binance nicyo kukwereka wowe umuntu ushaka gutransfera amafaranga yawe ayakura kuri Binance ajya kuri mobile money cyangwa se akava ku ikarita kuri Binance akaba yajya ku ikarita cyangwa se kuri credit card akayakira kuri banki yawe. Natinze rero kuri Binance, urabona ni ishobora kuba ari nk'ikofi cyangwa se isoko cyangwa se wenda yakubera ikofi ikakubikira coin zawe, igira ikintu bita wallet. Iyo uje ukakanda kuri asset ahangaha baka deposit bakakwereka uburyo bwose cyangwa se hirya gatoya bakakwereka wallet ahangaha uburyo ishobora kukubikira nka coin zawe wakoreye kuri social media cyangwa se ku yandi ma cryptocurrency asanzwe. Icyo ngicyo ntabwo aricyo kinzanye kuri no application cyangwa se kuri uyu muyoboro mugari wa Binance. Ikintu kinzanye ni ukukwereka ukuntu wakura amafaranga yawe cyangwa ama USDT yawe ukayakura kuri Binance ukaba wayakira kuri Momo cyangwa se kuri credit card. Tudatinze rero uraza ubanza urebe niba application yawe iri pro cyangwa se usanga iri light, uyikure muri light uyishyire muri pro. Kugira ngo urebe niba application yawe iri pro, uraza ukandikwa tudomo dutatu two hejuru mu nguni, wowe ubwawe uraza kuza kubirebera kandi mbikwereka. Tudatinze urihangana gatoya, ni network nkeya ndikoreye ko ndi gukoresha telefone. Kugira ngo ubanze urebe niba application yawe iri pro cyangwa se iri light. Iyo iri pro izi amasoko yose urayareba cyangwa se ukaza ukabisuzumira ahangaha. Iyo uje ukakanda hano kuri mowa, hano impande ya transfer, uraza ukanda hano kuri mowa, barangiza bakakwereka information zisa gutya. Iyo uje ukarebamo option yitwa P2P dore ngiyi. Iyo uje ukayisangamo hano application yawe iri pro. Noneho iyo uyibuzemo hano n'izi option ntabwo wazibonamo iri light. Kugira ngo rero ubikuremo uyishyire muri pro, uraza ugakanda hariya hejuru kuri asa nkaho ari kuri profile hejuru mu nguni ibumoso hejuru. Warangiza iyo umaze kuhasacinga baguhereza option zisa gutya. Urabanza urebe niba account yawe iri verify, uzamure gatoya, nurangiza urebe hano hasi handitse tuyikanze hano kuri light, twaba tuyishyize muri light. Ubanza urebe ukuntu light ibisa, dore light ukuntu ibisa ibitandukanye nk'uko pro ibimeze. Urabona ko bigize kandi urabona n'ahandi nakubwiye gukanda kuri mowa nta bihari. Kugira ngo rero ugaruke hano urakanda hariya hejuru, nurangiza kugaruka ukande hano kuri pro hasi ibite ijya muri pro. Urabona yuko application ihise ihinduka. Noneho rero kugira ngo winjire mu bintu byo kohererezanya amafaranga uyakuye kuri Binance ajya kuri Momo, uraza ukande ahangaha kuri asset. Numara gukanda kuri asset uhituza ahangaha. Urabona yuko dufite ama USDT angana na 0.0 n'imibare ikurikiye inyuma. Wowe ubwawe hano ushobora kuba ari overview, ariko amafaranga yawe kugira ngo ave kuri Binance agomba kuba ari kuri founding. Ugomba kuyakura nko kuri spot niba ari hari, ukayashyira kuri founding. Kuyakura kuri spot uraza ukerekana uraza ugakanda hano kuri transfer, ugategereza gatoya bikaza bimeze gutya. Mu by'ukuri trading duherutse gukora trading yo muri Hamster Combat ayo twarayariye. Noneho uraza ukareba se amafaranga yanjye ari kuri
urabona yuko ayo dufiteho amahamster angana na 5, ni ukuvuga ngo tugiye kuyabikuza yose. Turakanda hano, urabona ko tugiye gukanda kuri founding, tugiye gukanda kugira ngo ave kuri spot ajye kuri founding. Turakora exchange imeze gutya, turasanga hano bahita bakwereka ko ntayahari. Turakanda gutyo twongeye tubihinduranye, turangiza dukande hano kuri max dukonfirima. Icyo gihe amahamster yacu tuba tuyabikuje. Noneho icyo ngicyo iyo kirangiye duhita tuza ahangaha, wowe uraza dusubire hano muri transfer. Tumara gusaba muri transfer, turasanga yuko twamaze kuya. Nayo ngaya dusigaje muri transfer, nayo reka nayo tuyakorere transfer avemo. Nabyo biba byanze. Noneho ikindi kintu tuba dusigaje ahangaha no kubikuza. Uraza ugakanda kuri and you found, warangiza wamara gukanda kuri and you found, ukaza ugakanda kuri P2P trading. Iyo ugakanda kuri P2P trading, urategereza gatoya. Urabona kuri P2P trading bahita bakwereka ibiciro bihari. Ibiciro bihari kuri P2P, ushobora kugura cyangwa se ukaba wagurisha. Ushobora kugura ufite ushaka ama USDT uyashaka, bakaguha ama USDT ugatanga amanyarwanda, cyangwa se ugatanga Bitcoin uyifite, warangiza cyangwa se irindi faranga ufite muri Binance bakaguhereza ku giciro kingana n'amadolari 1,457. Noneho icyo ngicyo ntabwo aricyo dukeneye kubikuza. Uraza ugakanda kuri sell, wamara gukanda kuri sell ugategereza gatoya. Ni uburyo bwo kugurisha. Kugurisha ni uburyo uyafite mu madolari ariko urabishaka mu manyarwanda. Urabona yuko uri kugurisha ahangaha ahera ku bihumbi 350 kugeza kuri 1,1,500,000. Urumva, ni ukuvuga ngo ari kugurisha ku idolari 686. Akaba akoresha umuyoboro wa Airtel Money. Ufite Airtel Money yagusunikira, urabona aba ari active, inyuma y'iminota 45 aba ari active, aba hari. Uragumyiza ukareba umuntu wo kugurisha neza n'ingano y'amafaranga waba ukeneye. Uyu nguyu akoresha mobile money, nawo mwakorana. Kuri wa muntu rero ufite ikarita ushaka kuba wayabikuza uyanyujije ku ikarita, hano muri Binance urabona hari bank transfer, equity na mobile money. Hano hari mobile money, hano hari bank transfer, mobile money na equity irahari, nuko na za Airtel Money ziba zirimo. Noneho uyu hari ukuntu uba ufite credit card cyangwa se ukabyita ikarita, ukavuga byibura ati reka nkande kuri sell k'uyu nguyu no dushaka ko tugura. Warangiza ibyo ngibyo kimaze kugira, ukabanza ukareba ati se nomero ya mobile money ndabifite, irahari. Noneho hano hasi ukaza ukavuga ati njye ndashaka ko nakoresha wenda edit cyangwa se credit card. Iyo ukoresha credit card uraza ugakanda hano, ahangaha hari nimero yawe, ukaba washyiramo nimero yo ku ikarita. Iyo ugeze ahangaha ushaka kwishyurana amafaranga, banza urebe niba amafaranga ushaka ko agomba kuba ari mu banyarwanda. Hano hejuru y'uje mu nguni y'uburyo, mu nguni harabonaho hari France Rwanda. Ushobora kuza ukahasanga ukaba washyiramo amayero cyangwa se ama USDT cyangwa se andi mafaranga waba ushaka. Gusa twebwe tubafiteho amanyarwanda. Noneho uraza ugakanda hano kuri payment, wamara gukanda kuri payment ukabona transfer bank, equity, momo, Airtel Money, mobile money, Ecobank, Airtel Money. Warangiza ugahitamo uburyo ushaka bwo kwishyurana. Uraza kuvuga ati wenda ndashaka ko mfite na credit card ya muri Equity, ukaba wahitamo. Warangiza ugakanda kuri confirm. Iyo ukanze kuri confirm wishyurana ukoresheje Equity
uhita ubona uburyo bwo gushyiramo credit card yawe. Ibyo ngibyo iyo birangiye uraza ugahitamo uburyo bwo kugira ute bw'uwo mushaka kugura. Ubwo rwari urugero nashakaga kukwereka uburyo mwagura. Uvuga ati we ndashaka ko tugura, wenda ugakanda ku manyarwanda aheraho warangiza mukaba mwagura. Iyo uje ugakanda kuri nimero yawe washyizemo, uraza ukabona ko amazina yawe ari ayawe. Noneho ushobora gukoresha andi mobile money cyangwa se andi bank transfer. Ubwo tukanda kuri plus, warangiza gukanda kuri plus ugashyiramo credit card. Ushobora gushyiramo credit card account number, hano hasi ukandikamo bank name, izina rya banki. Ahangaha ugakomeza kubikurikira, warangiza gukora kubikurikira ugahita wemeza confirm. Ngiye nkoresha mobile money, ntabwo ndakoresha credit card cyangwa se banki. Wowe urakora ibyo bari kugusaba, ubundi ibyo ngibyo nibirangira ubone kubikuza amafaranga yawe. Uburyo bwo kwishyura nyine nawe urabwumva, bwo kwishyurana. Iyo umuntu aba ari online isaha n'isaha wamubona, kandi iyo umaze gukora trading birihuta. Ahangaha ushyiramo ugiye kwishyurira ku ikarita, uraza ugakanda kuri view all payment method. Iyo ukakanda gutya bahita bagusaba gushyiramo amafaranga, ukayashyiramo. Wamara kuyashyiramo warangiza ugakanda aho muraza kuza kwishyurana. Hano urabona hari amabanki, hari Ecobank, hari mobile money, hari na Airtel money. Transfer zikoreshaho gukorerwa kuri uyu muntu, yayohereza yajyana mu Burundi cyangwa se akagera mu Rwanda cyangwa se Tanzania no mu Bugande. Hari n'ubundi buryo bwa Equity, ushobora guhitamo ugahita okay, ndahitamo Equity. Iyo uhisemo Equity, ahangaha uraza ugashyiramo amount. Hano uvuga ati ndashyiramo wenda ndashaka wenda n'ibihumbi 200. Iyo umaze gukanda ku 200, nta kindi kintu uzaza ugakanda ku gihugu ari buze kujyamo. Iyo ngibyo birangiye uraza ugafungura verification, warangiza ugakanda kuri confirm. Ni uburyo bwo kukwereka nka example nayifiteho. Mwanze kuri confirm, urabona yuko urahita bakubwira ati uze ukande kuri hano ukavivure gutya. Wowe uraza ugakanda kuri ukemeza, warangiza kwemeza uko wa muntu mwapanze ko mugura niwe uhita abona message ko hari umuntu uri gushaka ko bishyurana, agahita agusubikira amafaranga yawe kuri banki. Ni ubwo buryo rero bishyurana kuri Binance. Ubaye utabizi nawe ushaka ko gufungura Binance, ndasiga link muri description mo hano, ubundi nawe wiceho wiyandikishe. Nurangiza kwiyandikisha kuri verification ID card na liveness, nurangiza nawe utangire gukoresha Binance. Ni uburyo bwiza bunyuzwaho amafaranga y'ikoranabuhanga kandi bwizewe bufite security. Ndabakunda, kanda subscribe, like, comment, ubundi ujye ubana nanjye mu bihe bigiye bitandukanye dukorana n'izi video. Kandi comment zawe ni ingenzi. Comment yawe y'icyo ushaka ko nazagukorera aba ari ingenzi, kuko bituma ngira ubushakashatsi bwinshi n'uburyo nagukorera iyo video cyangwa se nagushakira amakuru aba yizewe. Ciao.